kuko amakuru aturuka mu gace ka Minembwe no mu nkengero zako avuga ko hakomeje kugaragara ibikorwa by'imirwano n'umutekano muke, aho bivugwa ko ingabo z'u Burundi nyinshi zari ziri mu gace ka Bibogobogo zerekeje mu Minembwe mu rwego rwo kujya gutabara ababo bari bari mu mirwano ikomeye muri iriya bice, ndetse bahuye n'insanganya zikomeye. kugira ngo icyo zakoze kizima n'ubugambanyi, ariko sha zishobora kurwana muri ngungu M23 ibakina ikarita isa nk'iyivuyemo igarutse mu gitondo, urumva ibakorera ibya mfurambi mu by'ukuri ku ngoma ya Buyoya n'abagaza, cyane cyane kuri bagaza kuko bafite igisirikare gikomeye, haba mu kurasa imizinga, bari bafite batayo blende nziza, bazi kurwanisha ibifaro, abaparakomando babo batagwa mu nsina n'intoki. Abamerceneri numvise Colonel Rugabo ejo ambwira ko hari n'abamerceneri baje muri ibi bice ngira ngo za Ruvunyi nicyo nege kukubwira aho, ndetse yego abo se baraza ngo baruta bari abajemira barigoma, bari abantu barigoma, harimo ngo ikintu bise umuzungu papa, abazungu kabisa ngo nabo baje muri ibi bice yego mu rugamba, yego bakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga, urumva umunsi aba basirikare bahagurukiye icyarimwe ba Makenga na Sematama baza bameze ishokoro za ureba, kandi nakubwiye ko kesa swa tar kesa swato, urumva n'ubundi isomo nk'iryo ntabwo rizabura tu mu mateka y'aka karere k'ibiyaga bigari. Iyi side ya FCM 23 twirwaneho byanze bikunze zihimura ku kintu cyitwa iside ya CNDD-FDD, kandi bazarwana ni example. Ariko abarundi bameshe kamwe bakuragaho ku kibuno, reka sinakubwira ibi rero bifite cost, kuko nibatubwiza ukuri babwiza isukuri kuki ubundi iyo Minembwe bavuga batarikonkana bananiye. Ariko nanone bwana Mashari reka nkubwire ikindi kintu urabona ko ari utuntu bazavuga ngo ngiye kwibaza mu makuru ngewe mpabwa ni uko ngo n'abazungu batabashaka kurwana bari ni front line, bari kuri front imbere, yego imbere, ahubwo baba bashaka nicyo kintu nicyo nibashije koherezayo ingabo zo muri Afrika, aricyo kindi ujye ukomozaho uti kigaragara cyo nta muzungu si bose atuza muri izi ntambara kunza abirabura, banga kurwana bo bari imbere, bo bagashaka abandi bajya imbere. Ariko kubera iki? Amafaranga bakurashisha imbunda ziremereye, sibyo? Imbunda ziremereye ko zigera zisumbana zirutana ku bantu bazi by'igisirikare. Hari isiraha za musada, urumva ku level ya squad cyangwa se ya section. Hari isiraha ya musada, imbunda za artillery ziremereye ku level ya platoon. Hari isiraha zikomeye ziri ku level ya company, ya unity, ya brigade, ya division. Buriya izo mbunda zose bazipanze muri ubwo buryo. Nibyo koko babivuze ukuri, uwambaye neza agaragara neza kandi ababereye ijisho. Ushaka kwambara ukaberwa cyangwa guha impano umukunzi wawe atazigera yibagirwa? Igisubizo ni Diabetes Collection. Tugufitiye imyenda itandukanye ku bagabo n'abagore iva muri Amerika. Si ibyo gusa kuko dufite n'abadozi kabuhariwe guturuka muri Ghana na Nigeria, aho dushobora kukudodera modeli yose wifuza mwita isobanutse yindi twitiye abasirimu. Benshi barite bibaza bati Diabetes Collection ikorera he? Dusange hano kuri Prince House mu nyubako ya Kifarma, tuguye bikubereye kandi ku giciro cyiza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri iyi nimero uri kubona munsi yawe. Ubu ni wahangayika kubera ibura rya essence. Muri Gugaga Cars twabazaniye imodoka z'umuriro zitagombera essence. Ukeneye kandi no kudutuma Korea, China, Dubai, turahari ngo tukuzane imodoka yitiyemo kandi wizeye. Tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. Hitamo Gugaga Cars, ntago uzicuza. Shari meruka rugitsa nkuko naho warabibonye, ariko mu yandi makuru uraza kuza kudufasha. Hari abana nabonye bavuga ko ngo yenda kuba Tombi, ahubwo nkibaza wenda wowe akenshi usoma map ukagerageza kugenda ureba, nkibaza ngo ibi bice bya rugitsa nkuko urabona ko vuba bishobora kuba Tombe. Numva nyine no anytime mentioning a point zero ntabwo wasiga rugitsa nkuko ni ngira ngo ni perimetre imwe n'ubundi, kandi rero utabumva ibyo byose turimo kuvuga, urumva yego birangarura muri ya mudu nigeze kukubwira ko nubwo ndimo kuvuga ibyo tuvuge bya plan ya Rusizi ya nakubwiye ko bizangora agiye kubifata kuba ntibibuza kuba intambara yego, ariko ntago nabifata nk'ibigwi bihambaye kuko umuntu yasubira ahantu n'ubundi yahoze akahava kubera impamvu ze bwite, kuko n'ubundi rwitsa nkuko yamye
igihe kitari gito yoborwa na atwirwanaho kimwe na Poenze we na Poenze ntabwo bahatinze ariko ni muri the same axis ngira ngo na axis imwe y'intambara rero kuba twirwanaho yasubiraho yahoze ifite ni intambara yego urumva ariko bwose ibigwi bya twirwanaho ubwo ndavuga iriya wing ya twirwanaho mu Minembwe na M23 bibaye ari ukwigamba ibigwi kwirata ibigwi sibyo yego kwisubiza Uvira byo bifite biri meaningful somehow ariko ntabwo M23 yagera Makobora ntabwo yagera Skwima you see ntabwo yagira ngo bibe big deal cyangwa se ngo tubivuge nk'ibintu bidasanzwe kuko iramo gusubira muri position yigeze kurwanira Milana ziyobora ngira ngo na leta ya Kinshasa kubi hafite izikita bakweza inyeshyamba kubera isasu kimwe na Uvira nyine naho hose nuko baje bakaba ahubwo njye nibaza abantu muri FARDC bajya bakaba bakanigamba ukavuga aba tipe baje barwana baje ku mututu wa bunduki niko bameze ariko n'abantu bameze nk'uko badatekereza ukuntu barwanira ibyo kurya ejo nabanye abasirikare barwana ku kavideo kabaye virale urumva kabararwana pe bararwana ukabona bameze nk'abantu batarezwe nta kuntu mukamarada arwana n'undi ubundi kandi bafite n'ababakiza kandi uwo barwanaga n'agarwanira gufata sharijeri ngaje gufata imbunda arasane n'abantu so urumva muri make ni muri ubwo buryo nahoze numva ejo generale aba autoproclamé muri Sud Kivu harimo Ngoma Nzito ngira ngo ni sauti ya Ngoma Nzito numvaga arimo abaza abazarendo bagenzi be niba akazi kabo ari ukurirwa barasa mu kirere avuga ati bamwe mwahunze ubujura abatwaye amasambo y'abantu abisha abantu mukaza mu kizarenda turabiyamye ni gute mwumva ko kandi yavugaga ijwi mwumva ko ari umusirikare ndanda rifite ahangaha yego urumva rero muri make intambara izongera gushyuha rero tuzongera kuvuga ko intambara zabaye nyine ndavuga harabayeho advancement yo kuvuga ngo nibure mu 23 ibibogobogo ni kure urumva somehow baraka ariko reka tubikure kuri iyo revo yego nubwo ntazi icyo wabenda kujya gukorayo Karemi na Kindo na Kisangani ariko ibi bice birimo twirwaneho ibi bice birimo Masisi zombi Masisi nako wala warikare nubwo iya warikare datugwe cyane bazongera gutuza ariko iyo mijyi uko ari 3 makenga yigeze gusezeranya abantu yavuyemo Kisangani Kindo Karemi ariko n'ingabo z'Uburundi wabonye ko ziri muri bice bya Zabibogobogo kuko amakuru aturuka mu gace ka Minembwe no mu nkengero zako avuga ko hakomeje kugaragara ibikorwa by'imirwano n'umutekano muke aho bivugwa ko ingabo z'Uburundi nyinshi zari ziri mu gace ka Bibogobogo zerekeje mu Minembwe mu rwego rwo kujya gutabara ababo bari bari mu mirwano ikomeye muri iriya bice ndetse bahuye n'itsanganya zikomeye ko batashyizemo za Tanzania ko badashyiramo iza Tanzania zo zirwana y'abantu bahora bavuga ngo Tanzania muri kariya gace ko batajya bayideployingamo mazi icyo kintu cya Tanzania se n'umuvugizi wa Tanzania da kandi cecekire twikomereza ikiganiro ingabo z'Uburundi ariko babivuze ko yaje aba instructeur bo n'ibisanzwe baratoza nereke ingabo 10,000 ngo za Tanzania abone bagakabye ibyo twarabihakanye ubwo rero ingabo z'Uburundi se ubundi ingabo z'Uburundi zarwanye he kujya ingabo z'Uburundi zabaye mweso ziraharazinanira urumva zigambanira mu 23 mu gishwa wagira ngo icyo zakoze kizima n'ubugambanyi ariko sha zishobora kurwana muri ngungu M23 ibakina ikarita isa nk'iyuvuyemo igarutse mu gitondo urumva ibakorera ibyamfurambi ingabo z'ubundi zarinze Minova irabananira wega na Rubaya ya Mutayomba yari Rubaya ite president charge na ntuze igisikare cy'u Burundi icyo gisikare cy'u Burundi kigize kirwana he cyagize gitsinda he Regira sere defide mubona urumva yigira ngo ifite igisirikare ngigize gute ibintu nk'ibyo ngibyo iyo bajije abantu b'Uburundi bararira bavuga ko baheruka igisirikare mu by'ukuri ku ngoma ya Buyoya n'abagaza cyane kuri bagaza ko bafite igisirikare gikomeye haba mu kurasa imizinga bari bafite batayo blende nziza bazi kurwanisha ibifaro abaparakomando babo batagwa mu nsina n'intoki haka ibintu budede bazaniye abarundi byo nakaza mutwe nukuri kose abadede ntago abamba barundi ntago bazibagirwa ya mafuti y'intuze ingabo z'Uburundi zarwanye he wundi erega Sandri intambara ni science ntago bazi intambara nukuvuga ngo aba badede baje ku butegetsi badaparanganye ngo barwane bafite igihugu ku mbunda amakonspirasi n'iki byose by'ababirigi n'abafaransa
nuko baciye muri buyoya bagera ku butegetsi. Niyo mpamvu bakinisha intambara basa nkaho baribwa ngo nibura amateka yabo bazavuge ko barwanye. Urumva ubundi utundi babagamo ni igihe bari bakiri mu ishyamba azira za Karemi aho za Bibogobogo SNDD rwanira hazi abakuru bari muri bo bahabaye igihe kinini cyane. Urumva yego nigeze nakubwira operation yigeze gukorwa na SNDD ishaka kwigarurira ikibuga cy'indege cy'ahantu bita Karemi, abasore barayikubita. Urumva abadede ntukabone buriya biba bigira biriya barwaniye muri Kongo imyaka myinshi. Ngira ngo hari nabyo Ndayishimiye ajya avuga ngo yarwanye ngo n'inkotanyi, kuko icyo gihe ingabo z'u Rwanda zari ziri muri Kongo mu gihe cya RCD ntabwo ari ibintu by'ibanga. yego Urumva operation ya Karemi ntabwo wenda ariyo ngambiriye ariko nayo irazwi ni iki ntabwo ari ibintu birenze. Ariko icyo nakubwira rero abarundi batekereza ko intambara ari populism, amagambo menshi. Intambara ni science, intambara ni tactique, intambara ni politique, intambara ni discipline. So muri CNDD-FDD rero no mu gisirikare cyabo muri ibyo byose se bafite iki? They have no discipline, they have no tactics, they have no politics. Urumva so morale ni ikindi bafite n'ikise mu by'ukuri. None bari kurwana n'abasore ba Sematama barwanye intambara nkazingahe bariye bakimara bari iwabo bagize gute, ntabwo ushobora gutsinda abantu. Reka nkubwire ku Sandrine buriya Tshisekedi ukuntu ajya komanganya gutya inkuta mu buryo bwa diplomasi ukavuga uti Tshisekedi ntabwo yoroshye akoze nk'agatendo akuyemo Ventura Uvira agize gute na gute na gute diplomatique ukavuga uti ubanza kuri diplomatic front yagerageza, ariko ku bintu bijyanye n'isasu ntabwo bizashoboka. Wabonye ibikoresho byari muri Goma biriya bikoresho byari muri Goma byeranira abantu babagabo kurinda muri Goma koko bigasohoka rwose babishyizeho amahema rwose sinakubwira. Abamerceneri numvise Colonel Rugaba ejo ambwira ko hari n'abamerceneri baje muri ibice ngira ngo za Ruvunyi na nicyo nege kukubwira aho ndetse yego abo se baraza ngo baruta bari abaje mira bari Goma bari abantu bari Goma harimo ngo ikintu bise umuzungu papa abazungu kabisa ngo nabo baje muri ibi bice yego mu rugamba yego bakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga. Urumva yego ariko bibuke neza ko batagifite monopole n'ukuntu uze ku bintu by'ubwenge n'ubuhanga niko Ventura yageze kubandikira igihe yarasaga gisanga ari ya mbere. So no kuvuga ngo rero muri iki gihe se abo merceneri ubu tuvuga ko ikipe ya merceneri iri hariya irutira ikipe ya merceneri ya Rigoma yahora atiyo Potter ntabwo bishoboka. Goma hari abamerceneri bateye ubwoba. Aba rero barimo kuza n'ubundi ikibazo kiri muri Sud Kivu no ukibona gikomeye cyane ni standing ni ikintu igihugu bujyanye ikintu ubu ntabwo mvuga ko nyine ari igihugu ni igihugu nyine. Urumva sinanakubwiye ko ubundi udashatse gutera amagambo maremare n'impamvu yabwo yo kumenya ibiri muri Sud Kivu ubundi yakaba yunumvikana. Ikibazo cyabo binjira muri Sud Kivu gute bagenda bafasha uruhande bica abaturage bataba bica abanyamurenge bagira gute ubundi impamvu y'abarundi bagombye kuba bamenya ibiri hari umuntu yagombye no understanding. Ariko rero nta bushobozi bafite diplomatically wenda bagerageza guhatana no kugira gute ariko igisirikare cyabo kiri hasi. Bamaze imyaka 20 ntago bafashe igihe cyo kubaka igisirikare ku buryo buhagije. Bagiye kwenjoying ibyabo ngo n'abahutu ngo n'abatutsi ngo n'ikindi kintu byo barundi birirwamo bamwe na bamwe si bose. Urumva yego ntabwo ushobora ejo nabonye umuntu niba ari mupadiri bita niba ari yakaremye niba ari yamuremye abantu baramuzi cyane ajyatanga n'ibiganiro ku radio mpuzamahanga ntabwo misquoting arimo numva ikiganiro yahaye imwe mu mashene y'u Burundi nawe kandi avuga ko nyine udashobora kubaka igisirikare gishingiye ku matsinda y'amoko n'ikintu uvuye kurimo kubaka igisirikare wose we wenyine n'abandi bahanga benshi barabivuga. So, mu Burundi bashyize imbere icyo kintu abantu babahanga bafite muri Exfab. Urumva bashobora kubaha ama skills amwe y'imyitozo y'imibundano ya nyayo nyine baje muri bya n'umwanzara kurondera ntumurondera nkaho kuvuga ngo umusirikare ushobora kurwana forume imwe y'intambara defensive gusa. So no kuvuga ngo rero icyo turimo kubona mu uvuzemo Barundi ni umusaruro ujyanye n'ubushobozi bafite. Bafite ubushobozi bukeya. Hagibaza igihe barwaniye ubundi Minembwe ntago ari territoire. Minembwe kuri grade ya commune. None ntibashobora no konkaringa commune n'umunsi numwe. Ingabo z'igihugu division ebyiri zose zidashobora gukonkaringa. Ubundi bakwema batashye ko uriya ntambara udashobora kuyitsinda. Umva Sandrine iyi ntambara ku isaso ntushobora kuyitsinda. Bajye baturayinga utundi tuntu. Ahubwo hari udukoryo tumwe zatwirwa none za M23 zitarabakorera. Urumva kubera tuntu twa discipline bashyiramo kubera kugenda bareba bati urabona umuryango mpuzamahanga kubera diplomasi maze kuba nyinshi mu ntambara za none. Ariko umunsi
aba basirikare bahagurukiye icyarimwe ba Makenga na Sematama bazabameza ishokoro za bureba kandi nakubwiye ko kesa swa tar kesa swato urumva n'ubundi isomo nk'iryo ntabwo rizabura tu mu mateka y'aka karere k'ibiyaga bigari iyi side ya FCM 23 twirwaneho byanze bikunze zihimura ku kintu cyitwa iside ya CNDD-FDD kandi bazarwana ground izaba ari hose yaba iri muri Kongo yaba iri mu Burundi bano bantu bazabitura ibintu barimo kubakora kuko ntabwo uzafata umwana wasenyewe imiryango n'ingabo z'u Burundi mu minembwe n'andi bose ngakwihorere kubera ikise nta umva na nyina urabyara umuhungu cyangwa akabyara umukobwa n'ubundi abadede babiteganyiriza bamenye ko bazabakubita kandi bazabahonda umunsi akabyara impanga se hiza abakobwa z'abahungu ntacyo icyo nkubwira cyo CNDD-FDD urumva buri akamasa kazamana nk'akagira niba kazivuka mino nk'ibyo ngibyo ako kamasa mvuga ni irishingiro urumva ry'ikimbirane riri exteriorize ubu FCND tigeze ihisha nk'abandi nkuko wakira intambara ukanahisha nko nk'umuntu akubaje ngo Tanzania igira uruhare muri izi ntambara baricicikiye ntibamenye ibyo barimo kandi ntibyababuza kugira n'uruhare babigiramo ni example ariko abarundi bameshe kamwe bakoragaho ku kibuno reka sinakubwira ibi rero bifite cost kuko nibatubwiza ukuri babwiza isukuri kuki ubundi iyo minengo bavuga batarayikonkana bananiye ariko nanone bwana Mashari reka nkubwire ikindi kintu urabona ko ari utuntu bazavuga ngo ngiye kwibaza mu makuru ngewe mpabwa ni uko ngo n'abazungu batabashaka kurwana bari ni front line bari kuri front imbere yego imbere ahubwo baba bashaka nicyo kintu nicyo nibashije koherezayo ingabo zo muri Afrika aricyo kindi ujye ukomozaho uti kigaragara cyo nta muzungu si bose atuza muri izi ntambara kunza birabura banga kurwana bo bari imbere bo bagashaka abandi bajya imbere ariko kubera iki amafaranga wabinaterwa n'ikiri muri scope of contract yabo kuko bari abantu n'aba contractuel niba aje kurwana yasinyiye iki niba warasinyiye kajya muri advance kujya kugira gute gusenya ibiraro no kugira gute icyo gihe ubimu blaming niba akoresha drone arakubwira ati nayikoresha ndi baraka kandi kaguruka ikagera ibunaka aho nkeneye kumenya no gutinya urumva ati ibifaranga mba nahawe none se ngisasu bishobora no kuba kudatinya Sandrine isasu uri nkubise ntanabiriye urumva ntabampombye bishobora kuba no kudatinya bagakora muri contrat baba bakoranye bafitanye none sundi ntambara ni yabo kuko ugomba kumenya ngo engagement y'abameseneri n'imirwanire yabo bashinzwe iki biba bidusaba kumenya ngo makontra bafite ameze gute niba ari gukoresha kwigisha nyine n'instructors niba kurashisha imbunda ziremereye sibyo imbunda ziremereye ko zigera zisumbana zirutana ku bantu bazi by'igisirikare hari isiraha za musada urumva ku level ya squad cyangwa se ya section hari isiraha ya musada imbunda za artillery ziremereye ku level ya platoon hari isiraha ziri ku level ya company ya unity ya brigade ya division buriya izo mbunda zose bazipanze muri ubwo buryo kimwe nuko bishobora kuba bimeze gutyo bidasaba wenda ko izo mbunda zibarizwa muri izo nzego maze kuvuga haruguru wenda ya matsinda y'ingabo bishinzwe agahema isadu wari wese uyakeneye aha hamagawe ahabwiwe kuraswa ahagize gute ibintu nk'ibyo ngibyo none se barumva ko kuba bayishyura abazungu bivuze ko abazungu bazajya kwisheta nicyo kiri muri kontra kandi nyine aricyo oya ntabwo rwose reka nkubwire none se iyo nka M23 urimo kurasa kuko hari ukuntu imbunda nini zirasa zikanarasana zigashwanyaguzanya nawe niba ari kuri drone command center hanyuma M23 kanyene kayishwanyaguza izamukubita kuko niyo advance yiwe niyo front niyo battlefield yiwe arwaniraho sibyo niba ari ku maradiyo yikoranabuhanga niba gishwanyaguza zakigenderamo reka tufasha abantu kumva ibintu by'intambara sibyo kuko ikibazo mbajije nyamara abantu bakibeshyaho ikibazo mbajije abantu bajya bibeshya ko umuntu utakaza ubuzima ku rugamba ari uwagiye imbere gusa yego iyo myumvire giye ntabwo ngiye nshobora kuyidefendinga hano umuntu wese uri mu ntambara urangaje mu ntambara byongeye ari muri zone y'intambara sibyo yego icyo yakora cyose ku mwanya ariho wose ikimuhitinga cyamuhitinga umunsi yo wageze singiye kukubeshya nubwo burasimbura ziri ku metero 50 nese wo mu Rwanda ntafite ziri metero 70 zakurasa inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe ziba
zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, aho utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura iyawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Kampani ya Enoch Real Estate ibazana ibibanza mu bice bitandukanye bya Bugesera, harimo mu mujyi, ku mazi no mu masantere. Wowe duhamagara wihitiremo ikijyanye n'ubushobozi bwawe, guhera kuri 3,500,000 kuzamura urabona ikibanza cyiza kandi wihitiyemo. Uhita ukorerwa mutation ako kanya kuko ibyangombwa byose birahari. By'akarusho kandi site zacu tuzikata mu bice birimo ibikorwa remezo nta kibazo na kimwe uzagira, kuko Enoch Real Estate yaje ari igisubizo ku bashaka gutura cyangwa kubaka hazabyara ifaranga ritubutse mu minsi iri imbere. Duhamagare kuri iyi nimero iri munsi wihitiremo ikibanza kikubereye. Karibu Enoch Real Estate, gutuza heza. Mbaza Nedil, wigize kurota inzozi zo kuzatunga ikibanza muri Kigali ariko ubushobozi bwa buke? Niba ikiri inzozi kuko ubu twakuzaniye ibibanza byiza kandi bya make. Ni hano Rusororo twakuzaniye ibibanza byiza kandi birengeje mezire biri muri site. Hari umuhanda, amashanyarazi, amazi ndetse n'amashuri hafi yawe. Ibi bibanza byose bifite ibyangombwa. By'akarusho ni ukugura duhita tukikwandikaho. Ni kuri 8,000,000 kumanura. Ngwino tugutuze neza kandi kuri make. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0782 05